ishimwe. Turashima Imana kuri uyu mugoroba, umunsi wa kabiri mu minsi 40 yo gusenga no kwiyiriza ubusa muri paruwasi yacu ya Remera. Turashimira abantu mwese mwamaze kugera aho duhurira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, baba bari kuri Zoom, baba bari kuri YouTube. Turabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Abamaze kuhagera mwiyumve mwikaze, baba abakristo ba paruwasi ya Remera, baba n'abaturutse ahandi, mwese mwifuje kubana natwe muri aya materaniro. Turabakiriye mu izina rya Yesu n'ikaze. Reka rero uyu mugoroba wacu tutangire dusenga. Nitumara gusenga turakira abadufasha mu kuramya Imana no guhimbaza mu ndirimbo. Hanyuma yaho turafata undi mwanya muto dusengera ibyifuzo bitandukanye dufite, ibyo twatanze ndetse n'ibyo ufite mu mutima wawe utari wohereza ariko bifite muri iyi minsi 40 kubisengera, nabyo turaza gufata uwo mwanya tubisengere. Reka dusenge Imana hanyuma twakira abaririmbyi. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye kuri Imana irukunda, tugushimiye kukiranuka mu isi no mu ijuru nta uhwanye nawe. Tugushimira kuko utwemereye uyu mwanya mwiza wo kuboneka imbere yawe, ngo twongere duterane, twongere tuganire ku ijambo ryawe, twongere turirimbe tukurimbira, kandi twongere dusengera ibyifuzo twazanye imbere yawe muri iyi minsi 40. Uyu ni umunsi wa kabiri Mwami, turi imbere yawe. Rero turagusaba kugira ngo uyu mugoroba uzubane natwe muri aya materaniro, ufashe buri wese aho ari, umurindishe ukuboko kwawe. Abari hirya no hino mu isi ahatandukanye, turasenze ngo buri wese umugisha wawe umumanukire, kandi wumve gusenga kwacu. Utugirire neza, gahunda yose tuyishyize imbere yawe. Dusengeye abaririmbyi, dusengeye abari muri technical team, dusengeye Mwami Imana umwigisha, dusengeye gahunda yose kugira ngo uzuyobore nk'Imana. Wiheshe icyubahiro, natwe duhabwe umugisha wawe. Tubisabye Imana twizeye izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Reka rero twakire abaririmbyi, dufatanye nabo, nawe aho uri mu rugo ufatanye nabo, duhimbaza Imana, baturangire indirimbo tujye gufatanya, hanyuma turamye Imana kandi tuyihimbaze. Urakoze cyane. Katuririmba indirimbo ya 348, ufatanye unezerwe Imana. Ihora Gusenga kandi duyumvire, yubana n'abayo, yufashe indushyi, usiberare, nabayo, yubana nabayo, yufashe indushyi, usiberare, tunganira Imana, tunganira Imana, Yesu, tumbira Yesu, uzabana bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitari
byayo usanga Yesu usanga Yesu ntiyirengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu uyoboke Yesu iwe shobuja ntiyirengagiza Yesu umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shobuja tunganira Imana tuzatuza umutima byukora byose byukora byo bihutira jya wumvira umwuka wera w'iz'urukundo ni nazo ruzagira nubona Yesu jya wumvira umwuka w'iz'urukundo nazo ruzagira nubona Yesu jya wumvira umwuka w'iz'urukundo nazo ruzagira nubona Yesu. amen. Reka dufatanye no guhimbaza Imana mu ikorasi kugira ngo dufatanye guhimbaza Imana mu byishimo byinshi, tuyishimira byinshi ko yaturinze, yabanye natwe mu ibi bihe bigoye, yarakoze, yarahabaye. Muririmbyi niwe wavuze ngo yarahabaye Imana, kandi kuko yarahaye. Amen. amen. bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera kugushima ukuri, bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera kugushima nibutse ukuntu watugiriye neza mwami wanjye Yesu, bintera kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera kugushima iyo nibutse uburyo waturinze ibikoresho mwami wanjye Yesu, bintera kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera kugushima ineza n'urukundo n'imbabazi watugiriye mwami wanjye Yesu, bintera kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye, bintera
kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye bintera kugushima kugushima bintera kugushima yewe Yesu wanjye bintera kugushima oyo nibutse uburyo warinze abanyarwanda mwami wacu Yesu bintera kugushima bintera kugushima mwami Yesu wanjye bintera kugushima yewe Yesu wanjye bintera kugushima yewe Yesu wanjye bintera mwami kugushima wacu yewe Yesu wanjye bintera kugushima yewe Yesu wanjye bintera kugushima yewe mwami wanjye bintera kugushima yewe Yesu wanjye bintera kugushima cyubahiro ni ikimana we cyubahiro ni mana we ikimana cyubahiro ni ikimana we cyubahiro ni gira neza ikimana cyubahiro ni ikimana we irahambaye cyubahiro ni ikimana we ishobora byose cyubahiro ni ikimana we mana yacu icyubahiro ni ikimana cyubahiro ni ikimana cyubahiro ni ikimana amen amen Yesu ashimwe abaririmbyi barakoze Imana ibaha umugisha nkuko nabibabwiye nyuma y'iyi ndirimbo cyangwa se uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye hari ibyifuzo wazanye imbere y'Imana muri iyi minsi 40 hari ibyo byawe ku giti cyawe hari iby'abagenzi bawe hari iby'igihugu hari iby'umuryango se icyifuzo icyo ari cyo cyose ufite tugiye gufata umwanya dusenga Imana tugiye gufata umwanya dusenga Imana dufatikanyije twese aho uri mu rugo iwawe mu muryango abo muri kumwe muzamure cya cyifuzo mwagize gikuru nk'umuryango uzamure cya cyifuzo wagize gikuru nkawe ubwawe kugira ngo dufatanye gusenga Imana ndagira ngo nze gusaba ndabizi neza ko Pastor Zede nawe turi kumwe muri iyi gahunda aho ari afata umwanya azamura ijwi asenge dufatikanyije naho uri wisengere hanyuma dusengera ibyifuzo umwanya muto turaza kunyuramo birangiye kubisengera ndababwira indi gahunda dukurikiza reka dusenga Imana atugira neza twabonye kuko kwayo twabonye imbaraga zayo kuko kuyivuga nta soni dutera ko ni Imana yo kwizerwa urakoze Imana turagushimye cyane tugushimiye ineza n'urukundo utugira tugushimiye ko twemereye Imana uyu munsi wa none tukaba tubasha kuvuga Imana yacu akanwa kacu katuye kuri Imana ikomeye akanwa kacu katuye kuri Imana nziza akanwa kacu katuye kuri Imana ishoboye akanwa kacu katuye kuri Imana itugira neza umunsi ku munsi ukwezi kwezi umwaka ku mwaka kuko twarakubonye turongera turakubona none uyu munsi utubereye Imana kuko duhaye umwanya wo guterana muri ubu buryo turasenze Imana abantu bari mu mpande zitandukanye aho turahanga witeka Imana yacu tuzamuye icyubahiro cyawe mu izina ryawe Yesu twifatanije n'ubwoko bwawe bari mu mpande zitandukanye abari mu mazu yabo abari mu nzira bagenda uwiteka Imana yacu abantu bari mu buryo bunyuranye bagukurikiye bakukira iteraniro turasenze Imana twifatanije nabo mu izina ryawe Yesu turasenze Imana twifatanije n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda
twifatanije n'abari ku mugabane wa Afurika, twifatanije n'abari ku yindi migabane yose yo kuri isi waremye wa Mana we, dushima ineza yawe, tuvuga gukomera kwa imirimo yawe, tuvuga Mwami Imana yacu ibyo wadukoreye, ibyo wakoreye abacu. Erega Mwami Imana yacu dufite impamvu zifatika zo gushima Mana. Twumvishije bakuvuga tutarakumenya, bigeze igihe natwe turakumenya, bigeze igihe natwe cyo kubwira abandi. Rero ntabwo dufite isoni, ntabwo dufite ipfunwe byo kuvuga kuri Imana yacu. Wabayeho, uriho, kandi uzahoraho iteka ryose. Mwami Imana yacu, muri iyi ngiyi aravuga ngo ingoma zose zo mu isi zijya zihita zigashiraho, ariko wowe ingoma yawe ntawe ngoma, ntawe uzagukorera kudeta, kuko uri Imana yabayeho, iriho Imana rurema. Cyawe turagushimiye Imana. Iteraniro Mana mu izina rya Yesu, turi biteranira ibyifuzo by'abantu bawe. Uwiteka Imana yacu bafite ibyifuzo dufite bwacu, turangaha Imana turayizamuye, tubizanye imbere yawe, kandi turakwizera, twizera yuko ibi byifuzo dufite Mana uzabisubiza. Mwami Imana yacu, dufite ibyifuzo Mwami mwiza, waye usengera abarwayi mu izina rya Yesu, uko wari uri ni kukiri, warakizaga Imana yacu indwara zigakira, uracyakiza. Nsengera abarwayi Mwami Imana yacu, hari abarwaye Mana, hari abarwaye umutwe, hari abarwaye umugongo, hari abarwaye mu nda, mu mitsi, abarwaye uburwayi tugirira ubwo ntabwo bwazira mutima. Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subira kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwita Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagari hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Ahimba Uwiteka wari uvuganye nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese Indeba na hano? Nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Harayiroyi, riri hagati y'Ikadeshi ni Beredi. Nakire neza Imana. Amen. Iyi niyo nkuru tugiye guheraho twiga kwita Imana izina. Tureba umuntu umwe ubundi umushyize mu ishuri ngo yigisha abantu, ntabwo babona abanyeshuri benshi. Kubwira abantu ngo kubashakira umuntu w'umuja ari ubigisha kumenya Imana, aba ari wigisha kubaha Imana, rero bakubwira ngo uyu nguyu ntabwo ari qualified. Ariko iyi nkuru tumaze gusoma ni inkuru iduha urugero rwiza cyane kandi rukomeye. Icyambere itangira ari inkuru mbi, hanyuma tukabona Imana yinjira muri inkuru mbi, hanyuma tukabona Imana itanga amasezerano, hanyuma tukabona Hagari yita Imana izina rishya. Reka rero turebe inkuru ya Hagari. Iyi nkuru nkuko nababwiraga ni inkuru ibabaje cyane, kubera ko urebye ubundi uko iyi nkuru itangira, icyambere ni inkuru y'ubuhemu bw'umuntu ariko bubangikanye no kugira neza kw'Imana. Kubera yuko iyo usomye mu gice cya 15 ubona Aburahamu na Sara, Imana yabahaye isezerano, ndetse Imana imusezeranya yuko izamuha urubyaro, ishyiraho n'indahiro. Ariko bigeze mu gice ya 16 ubona ubuhemu bw'umwana w'umuntu, kubera yuko Sara mu kurambirwa kwe, kandi birumvikana kubera yuko Imana iha Aburahamu ririya sezerano aba mu gihugu cy'i Kanani, yari afite imyaka 65.
ahangaha iyi nkuru ya Hagari iba yari afite imyaka 86, imyaka 21 ategereje urubyaro. Icyo gihe Sarayi yari amaze kugira imyaka 76, akavuga ati ariko ibyo ari byo byose umuntu w'umukecuru nkanjye waciye nabwo sinavuga ngo yaciye imbyaro ko nta nizo yari yarigeze agira, utakijya mu mihango y'abakobwa, nta mwana nkibonye, noneho bahohotera umwana. Aha niho inkuru itangira kuba mbi, kubera yuko uyu mukobwa witwa Hagari Bibiliya iratubwira ngo yari umuja wa Sarayi. Noneho Sarayi abonye ibyo kubyara byanze, abonye kurambirwa kumubanye kurekure, abwira Aburahamu aramubwira ngo reka twishakire inzira y'ubusamo. Ubwo Imana itadushubije, ndetse ijambo avuga ryari ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo Uwiteka Imana yawe yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoyeke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Urumva Imana yari yabahaye isezerano, irababwira ngo muri Sarayi niho uzabonera urubyaro. Ariko kubera kurambirwa aravuga ati fata uyu muja wanjye umubyareho umwana, wenda niho nzabonera urubyaro. Urumva aha harimo ikintu gikomeye cyane tugomba kubona. Aha niho inkuru itangira kuba mbi. Icya mbere, uyu Hagari agiye guhohoterwa, agiye gufatwa ku ngufu na nyirabuja afatanye na shebuja, baramugambaniye, barabisezeranye, baramufashe, aramumukingiye. Bibiliya iratubwira ngo Sarayi ngo umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi, umuja we amushyingira Aburahamu umugabo we, aryamana na Hagari asama inda. Urumva Hagari arahohote, baramufashe, baramujyanye, baramushyingiye, ntiyabiteguye, ntiyabigambiriye, mpamya ko atanabyifuzaga, kuko hari impamvu nibura zigera kuri 3 zatumaga Hagari agiye mu kibazo. Icya mbere ni umuja mu rugo, icya kabiri ni umunyamahanga, icya gatatu Aburahamu ni umusaza, icya kane agiye kuba mukeba wa nyirabuja. Ukibaza ese azaba mukeba we cyangwa azakomeza abe nyirabuja ajya mwumvira? Icyavuyemo iki cyitwa ikibazo. Ikibazo cya Hagari cyabaye ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko igihe bari bamaze kumushyikiriza shebuja yamuteye inda, bamaze kumutera inda, hanyuma we ahinduka mukeba. Aravuga ati ibyo ari byo byose uri umugore nanjye nkaba umugore, ntabwo nzakomeza kuba umuja. Bibiliya iratubwira ngo amaze gutwita bimusuzuguza nyirabuja, aratangira nyirabuja yamuha itegeko akaryumvira, yamubwira gukora ikintu akabyanga. Noneho Sarayi arahindukira, yibuka yuko yakoze ikosa rikomeye cyane, yegera Aburahamu aramubwira ngo Aburahamu yarakitwa Aburahamu, aramubwira ngo guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, kuko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe, maze abonye yuko asamye inda biramunsuzuguza. Uwiteka bari uducira urubanza wowe nanjye. Noneho Aburahamu akora ikosa rya kabiri, kuko harimo amakosa abiri akomeye cyane mu rugo. Umuntu wese w'umugabo uzafata umukobwa w'umukozi mu rugo akamugira umugore we, akajya asambana nawe, ujye umenya ngo umugore wawe agaciro ke kagabanutse, kuko uriya mukobwa azamusuzuma. Nicyo cyabaye hano kuri Hagari. Ariko arangije Aburahamu nawe akora irindi kosa rikomeye cyane. Murambwira abantu nkabwira ngo nuzabona umugore wawe yarakaye, yafitanye ikibazo n'umukozi, ntuzamubwire ngo uyu mukozi mukoresha icyo ushaka, kuko ngira ngo mwagiye mubyumva, haraho henshi abagore bagiye bafata abakozi bakabagirira nabi cyane. Aburahamu aho kugira ngo akosore ikibazo kiri mu rugo, abwira Sarayi ngo uyu wawe n'undi niwe wamumpaye icyo ushaka. Icyo Sarayi yamukoreye nagahoma munwa, kuko Bibiliya iratubwira ngo amugirira nabi kugeza aho Hagari yamuhunze. Mbese muri makeya amwirukana nta mperekeza, nta n'ibihembo, nta n'impamvu. Ikibazo cya Hagari kiba kibaye ikibazo. Icya mbere ari mu gihugu cy'amahanga, ababyeyi be ntibari hafi. Icya kabiri umwirukanye ni nyirabuja, kandi amwirukanye arakaye. Icya gatatu na shebuja ntabwo amuvugiye. Hanyuma aragenda umungana mu butayu, agera ahantu yageze ku iriba. Ageze ku iriba aricara, ndamureba yicaye, ndamutekereza yihebye,
ndamutekereza ubundi yaba ashobora kubikora akagira imbaraga yashoboraga no kwiyahura ariko ngo agiye kumva yumva ijwi riramuhamagara. Iki ni cyo kintu kinejeje cyane. Ijwi riramuhamagara, icya mbere rimuhamagara mu izina rye, aramubwira ngo Hagari. Icya kabiri bimuhamagara mu kazi yakora, muja wa Sarayi, urava he ukajya he. Ibintu bitatu. Icya mbere Imana imuhamagaye mu izina kandi imuhamagaye iri mu ijuru, ngo marayika w'Uwiteka aramubwira, aramuhamagara ngo Hagari, muja wa Sarayi, urava he ukajya he. Ahangaha akubiyemo incamake y'ikibazo cy'uyu mukobwa. Hagari, muja wa Sarayi, urava he ukajya he. Iki ni ikibazo iteka ryose Imana ibirimo kubaza umuntu. Abantu benshi ibibazo birabarenze, abantu benshi ibibazo birabacanze, abantu benshi ntibazi iyo bava, ntibazi iyo bajya. Imana ikicara mu ijuru ikakubwira ngo ariko kanaka urava he ukajya he. Ibyo ngibyo urimo bizakugeza kuki? Ibyo ngibyo urimo bikumariye iki? Urava he ukajya he? Uvuye mu biki ugiye mu biki? Wenda nawe uyu munsi Imana irimo irakubaza ikibazo nk'icyo. We kanaka urava he ukajya he? We kanaka ibyo urimo ni ibiki? We kanaka ibyo urimo gukora bizakugeza kuki? Urava he ukajya he? Noneho Hagari yumvise, yumva arahumurijwe kubera ko yumvise ijwi rimuhamagara kandi rimuhamagara mu izina rye. Yumvise ijwi rimuhamagara rinazi yuko ari umuja wa Sarayi, rigomba kuba rizi byamubayeho. Aramubwira ngo mpunze mawuja Sarayi. Iteka ryose iyo Imana igiye gukorera abantu benshi bitangaza, irabanza ikababaza ibibazo. Imana yigeze gusanga Yakobo ari Peniyeli, iramubaza ngo witwa nde? Aravuga ati nitwa Yakobo. Imana irongera iramubaza kuko bwari ubwa kabiri abazwa icyo kibazo. Se yigeze kumaza ikibazo aramubwira ati urinde mwana, aramubeshya ngo ni Esawu, amuha umugisha. Ariko uyu mwanya bw'Imana yamurije ngo urinde, aramubwira ati ndi Yakobo, ndi umuriganya. Ngo Imana yamukoze kwitako atagishobora kugenda. Aramubwira ati noneho ndaguhindurira izina, uzitwa Isirayeli, igikomangoma cy'Imana. Hano Hagari Imana yarabanje mubaza ikibazo. Muzitegereze no mu isezerano rishya kenshi Yesu yabanzaga kubaza abantu ibi. Yesu yigeze kubaza ba Petero barimo kuroba, arabwira ngo bana banyu ngo hari icyo mwafashe, bati ntacyo. Bati nimunagura urushundu uri buryo murafata. Iteka ryose kenshi Imana igiye kugukorera ikintu ibanza kukubaza ikibazo. Nuno munsi nawe Imana irakubaza ikibazo. Ni iki kikugoye? Uri mu biki? Urava he? Urajya he? Intego yawe ni iyihe mu buzima? Ibyo urimo gukora bikumariye iki? Icyo ni ikibazo Imana ibaza abantu iteka ryose. Ariko uyu muja Hagari yagize neza, aravuga ngo mpunze Sarayi mabuja. Ikibazo cye kivuga uko kiri, uretse ko atamubwiye ngo naramusuzuguye none ndamuhunze kuko yangiriye nabi. Ariko marayika benshi ndetse bahamya ko ari isura ya Yesu yo mu isezerano rya kera. Ahenshi muzabona marayika w'Uwiteka, iyo bihinduyeho gatoya ahinduka Uwiteka nawe ubwe, akareka kuba marayika agahinduka Uwiteka. Kuko hano hepfo haratubwira ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ati subirayo kwa nyokobuja wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera amubwira ati nzagwiza cyane urubyaro rwawe. Marayika w'Uwiteka ahindutse Imana. Ubundi ufashe marayika ugashaka kumera nk'uko Yohana yigeze kubigenza, arakubwira atoya jewe ndi umugenzi wawe. Ariko hano biragaragara ngo uwaje ari marayika w'Uwiteka ahinduye isura, ahinduye identity, atanze umugisha w'Uwiteka ubwe. Rero ni isomo rikomeye cyane. Ariko nkunze kwibaza iki kibazo, kuki iteka ryose Imana irindira ibibazo bigeze ahakomeye akaba ari bwiza? Kuko n'ubundi turabizi Bibiliya itubwira neza ngo Aburahamu yari inshuti y'Imana. Imana yarabibonaga Hagari arimo kurengana. Imana yarabibonaga bamufata ku ngufu bakamurongora atagomba kurongorwa. Imana yarabibonaga nyirabuja mwirukana. Imana yarabibonaga ahagurutse mu rugo, yashoboraga kumutangirira mu nzira, ariko iramureka arabanza agera mu butayu. Agera ahantu ari wenyine, agera ahantu yihebye, agera ahantu nkuko bajya bavuga mu Kinyarwanda, aho umwana arira nyina ntiyumve. Kuki Imana iteka ryose itegereza ibibazo bikabanza bikatugora, ibibazo bikabanza bikatunanira, uburwayi bukabanza bukakurembya, abaganga bakaguhebya, hanyuma Imana akaba ari bwiza. Uzabona ni nk'umuco Imana igira, ni Imana ikunze kuza ku isaha yanyu. Muzitegereze muri Bibiliya muzabibona henshi. Agahinda kaguheranye, urabona nk'uyu mukobwa Hagari yari yageze hahandi aho agahinda gahejeje, ari wenyine,
ari kure y'iwabo, nyirabuja yamwirukanye, nta mpamba yamuhaye, yicaye ku iriba ategereje ko wenda hagira umuntu uza akamugirira impuhwe. Imana iravuga ngo ya si umuntu uri bukugirira impuhwe, ni jyewe ubwanjye uri buze. Ndenda kukubwira mwene data urimo kumva ubutumwa, wenda nawe wicaye ufite ikibazo nk'iki ngiki, wicaye ugeze ahantu wibaza aho ubuzima bwawe buzagarukira. Ubukene bukugeze kure, ingorane zikugeze kure, imyenda ikugeze kure, uburwayi bukugeze kure, ugeze ahantu nta n'icyo umuntu yakumarira. Ariko Imana ujye wipinda ubuzima. Imana yacu niyo nze kuza yanyu. Cyagiye wumva ibyo abantu bashoboraga kugukorera byose biheze, ukabona nibwo Imana ije. Muzitegereze muri Biblia muzabona inkuru nyinshi. Abayisiraheli bagiye muri Egiputa kubicira abana b'abahungu. Imana ntiyaza mu mwaka wa mbere, Imana ntiyaza mu mwaka wa kabiri, Imana ntiyaza mu mwaka wa gatatu. Baguma muri Egiputa kugeza igihe Imana igihe kirageze ngo njye kubakurayo. Batakira Uwiteka, Uwiteka araza. Ubwo bari bavuye muri Egiputa bageze ku nyanja itukura, Imana yashoboraga kubatabara hakiri kare, igicu cyayo kigatangira Farawo ntabegere. Ariko irabareka bageze ku nyanja, bamaze gukampika, biteguye kwambuka. Inyuma yabo hari umusozi, ibumoso hari umusozi, iburyo hari undi musozi. Farawo aturuka inyuma yabo, imbere hari inyanja. Baravuga bati ubu noneho ntituri bumuhungire iburyo, ntituri bumuhungire ibumoso, ntituri busubire inyuma, ubu turarangiye. Ariko abari bwo Imana izamo, kuki Imana iza ku munota wanyu? Mwibuke Shadarake na Meshake na Abedenego, barabafashe bagiye kunaga mu itanura ryaka umuriro. Imana ntiyaje bakibazunguza, Imana ntiyaje bagishyushya itanura, yararetse barakarishyushya. Iyo ibishaka yari kubihagarika, yashoboraga kugusha imvura y'amahindu ryatanura ikarizima, kuko yari ifite ubushobozi bwo kubikora. Ariko irabareka bashyushya itanura ibareba, bararicanira bwa kabiri ibareba, bararicanira ubwa gatatu ibareba, bararicanira ubwa kane ibareba, bageza kuri karindwi barabazunguza ireba, babanagamo ireba, irareka bagwamo imbere ibasangamo. Ariko bireka tubwira ngo bagiyeho baboshye, ngo bagezemo ngo imigozi yari bafashe iracika. Mutekereze, mwibuke Yona agiye mu bwato, yigira itarushisha Imana yamuhereje niniwe, baragiye imihengeri iraje, imiyaga irahushye, batayemo imizigo, Imana ireba. Yona baramufashe bamunaze mu mazi, Imana ireba, ntimufashe hakiri kare, iramureka ngo ageze mu ndiba, mu mizi y'imisozi, yohereza ifi iramumira. Kuki yarindiriye ko agera mu mizi y'imisozi ngo ibone kohereza ifi? Kuki itayohereje akiri hejuru atarajyaho n'amazi? N'abandi benshi mwibuke abigishwa ba Yesu, yigeze kubabwira ati nimwambuke mujye hakurya nsigare nsezerera abantu. Haza imirabo, ngo batangira umugoroba wose, ngo bageza ku isaha ya 9 bakirwana n'umuyaga. Yesu abarebera atari yaza, ariko ku isaha ya 9 aza agenda hejuru y'imirabo. Ku isaha yanyu wagira ngo ni umuco Imana ifite, wagira ngo ni akamenyero. Ariko kuki Imana ibikora ibyo? Narabisesenguye ndabyitegereza. Ikintu cya mbere, ntuzigera unesha urugamba utarigeze urwana, ntuzigera ugira ubuhamya utarigeze ugeragezwa. Umuntu umwe yabivuze neza mu Cyongereza ngo you will never get a testimony without a test, you will never win a battle without a war. Iteka ryose Imana iratureka tukabanza tukarwana, tukabanza tukagerageza, imbaraga za kimuntu zashiramo, kakubwira ngo reka noneho nkwereke imbaraga z'Imana. Wenda nawe mwene data urimo kumva ubutumwa, waba ugeze hahandi aho wumva wihebye, waba ugeze hahandi aho wumva nta gisubizo, waba ugeze hahandi aho wumva noneho no kwirwanira utakirwanira. Iyi niyo saha y'Imana. Zamura ijwi ryawe usenga Imana, kubera yuko Imana yacu ni Imana iza iyo urugamba rukomeye. Imana yacu ni Imana iza iyo agahinda kakugeze habi. Imana yacu ni yayindi iza iyo uburwayi bwenda kukwica. Imana yacu ni Imana iza iyo wihebye. None Imana ikakubwira ngo yengaze nkwereke ko ari jyewe Imana. N'Abanyarwanda bakera niko babigenzaga. Iyo babonaga ibibazo byabarenze, bakaraguza bikanga, bagaterekera bikanga, bakabandwa bikanga, bagera bakavuga ngo hasigaye Imana rurema. Iyo ibibazo bigeze ku ndunduro nibwo Imana igaragaza ubumana bwayo n'ubushobozi bwayo. Haleluya. Urabona uyu muja Hagari yicaye kuri ririya riba, noneho Imana iramugenderera, iramuhamagara. Icya mbere yamuhamagaye mu izina, mwene data Imana irakuzi. Icya kabiri muhamagara mu kibazo cye, ibibazo byawe irabizi. Yamuhamagaye mu izina amubwira ngo Hagari, iryo ni ryo zina rye. Ikibazo cye, muja wa Sarayi, uravaho ukajyahe, ibibazo byawe ndabizi. Nawe mwene data ibibazo byawe Imana irabizi, ariko ikiba gisigayemo ni kimwe, hamagara Imana yawe. Kuko ikintu kikwereka ko Imana yari yumvise Hagari asenga. Izina yaramubwiye ngo uyu mwana uzabyara nzamuha umugisha, uzamwite Ishimayeli,
Ishimayeli bivuga ngo ni Imana yumva. Imana yumvise gutaka kwa Hagari, iramwumva aniha, bamufashe ku ngufu bamurongora atabiteganya. Iramwumva nyirabuja amugirira nabi, yumva gutaka kwe, iramukurikira mu rugendo, yumva kuniha kwe ageze kuri iriya riba. Imana irimanukira ubwayo. Reka aya masengesho turimo gusenga azababera igisubizo. Reka aya masengesho turimo gusenga abibutse ko Imana yacu ari Imana yumva, Imana utakiri kumva, Imana utakiri gatabara. Haleluya. Hanyuma arangije iramubwira ngo ndagukosoye, subira iyo waturutse, subira iwanyu kwa Abrahamu. Kubera ko buriya hari ikintu Hagari atari yatekerejeho cyane. Hagari yari atwaye amasezerano mu nda ye, kuko Imana yari yabwiye Abrahamu ngo urubyaro rwawe nzaruha umugisha. Buriya icyatumye Imana iha Ishimayeli umugisha, nubwo umugisha bamuhayemo hano sinkubona nk'umugisha mwiza cyane. Yaramubwiye ngo imbere ya bene so, kuko uyu ntabwo yari umwana w'isezerano, ngo uzamera nk'imparage yo mu gasozi, ngo abandi bazakwanga nawe uzabarwanya. Ariko uyu Hagari Imana iramubwira ngo Hagari, subira iyo wavuye wumvire nyokobuja, kuko iki nicyo Aburahamu yagombaga kuba yarakoze. Yagomba kuba yaricaye hagati y'abo bagore babiri, akabwira Hagari akamubwira ati Hagari, wikwisoka intugu, wishinga ijosi, uyu ni umugore wanjye w'isezerano, wowe uri umuja we, nubwo yakumpaye guma mu murimo wawe. Ariko ntabwo Aburahamu yabikoze, ariko Imana yarabikoze. Hari igihe Imana izakurekera mu kibazo mwene data, hari igihe Imana izaturekera mu kibazo kuko hari icyo ishaka gukosora muri twe. Hari igihe Imana izakurekera mu kibazo kuko ishaka kukwigisha kwihangana. Hari igihe Imana izatinda kugusubiza kuko ishaka kwigisha kunesha. Hari igihe Imana izakurekera mu kibazo kuko hari ibyo ishaka guhindura muri wowe, hari ibyo ishaka kuguhinduraho. Wenda n'uno munsi urimo kumva ubutumwa, ibaza ikibazo, ni iki gituma Imana itarimo gukemura ikibazo cyawe? Shobora kuba hari ibyo ishaka kukwigisha, shobora kuba hari ibyo irimo gushaka gukemura, shobora kuba hari uko ishaka kukwihishurira ngo uyimenye birenzeho. Hagari Imana yaramuretse, ageze mu butayu iramubwira ngo subira iyo wavuye kuko niho nzaguhera umugisha. Bigeze gusoma inkuru y'umugabo yari umuyobozi wo hagati, hejuru ye hari ba boss bandi bamusumba, yari nka diregiteri, afite abadiregiteri general bari hejuru ye, bose bakamwanga kubera yuko yari umukiranutsi. Noneho promotion abandi bakazibona bakamucaho, ariko yashaka kuva aho yakoraga kubera ko yari umuntu usenga Imana, Imana ikabwira ngo guma hariya niho nzaguhera umugisha. Akajya yitotoma kabiri, ariko Mana uzamuhuye umugisha, dore abandi babonye promotion, yewe nasigaye nyuma. Imana ikabwira ngo ihangane, hariya niho nzaguhera umugisha. Ariko igihe kiza kugera, company itangira guhomba, ba bandi bari hejuru ye bose barabirukana. Ariko kubera yuko ababayoboraga bari barabonye ukuntu yakiranukaga, bari barabonye ukuntu yakoraga akazi neza, baramuzamura, noneho arabasimbura, asigara ayobora abandi kubera ko yihanganye. Hari igihe Imana igucisha mu kibazo ikakubwira ngo subira kwa Sarayi kubera ko ariho nzaguhera umugisha. Nawe mwene data, niba uri ahantu bitarimo kugenda neza, uri mu kazi karimo amashyari menshi, uri mu kazi batakwemera kandi ukora neza, uri ahantu wumva upyinagajwe, uri ahantu wumva abagufiteho ubutware ari bawukurenganya, kuko hari icyatumye Hagari arengana. Uwari umufiteho ubutware ni Aburahamu, undi wari umufiteho ubutware ni Sarayi, nibo bamurenganije, nibo bamufashe ku ngufu. Aburahamu niwe wamuteye inda, Sarayi niwe wamwirukanye, ntacyo yashoboraga gukora. Ariko Imana iravuga ngo ya ngewe nzakurengera, kandi hari aho warenganiye niho nzaguhera umugisha. Haleluya. Ibyo rwose Imana ijya ibikora. N'Abanyarwanda bajyaga babivuga ngo inkware y'inyabugingo ngo itora mu itongo ry'uwayihigaga. Uyu mugore Hagari, Imana iramubwira ngo Hagari, agahinda kawe nakumvise, subira kwa Sarayi wemere ibyo gukorera, ntibizambuza kuguha umugisha. Mwene data, niba ufite ibibazo bikurenze, niba ufite ingorane, niba ufite ibintu udashobora kwikuramo, niba urimo gukora ahantu utishimiye kubera ko batakuzamura kandi ukora neza, komeza ukore neza, Imana izakuzamura mu isaha yayo. Kuko hari icyo Imana irimo kukwigisha, hari icyo Imana ishaka gukora muri wowe, hari icyo Imana ishaka kugukorera. Noneho ngo Hagari amaze kubibona arahindukira nawe aravuga ati iki ni igitangaza, iki ni igitangaza. Imana yumvise gusenga kwanjye ndumuja, Imana yumvise gutaka kwanjye, nubwo Aburahamu atumvise gutaka kwanjye, nubwo Sarayi atumvise gutaka kwanjye, ariko Imana yaranyumvise. None n'umwana nzabyara azitwa Imana yumva. Haleluya. Hanyuma arangije arahindukira yita Imana izina, aravuga ngo ariko birashoboka yuko Imana imbonerana hano, iyi ni Imana inde? Ngo iryo riba yari yicayeho, iryo riba ry'agahinda,
iryo riba ry'umubabaro rihindura izina aryita iriba rya Jehova Rahayiruyi, iriba ry'Imana ihora indeba. Kandi natwe twese uko tungana, aho waba uri hose, niyo abantu batakubona, Imana irakureba. Reka nkuremo amasomo 3 hanyuma nsoze y'inyigisho. Nta kintu kiza nko gutura ahantu Imana ireba. Icya mbere, bizakurinda ibyaha. Kugenda mu buzima bwawe uzi Imana Jehova Rahayiruyi, ukamenya ngo aho ngenda hose, niyo abandi batambona, niyo abandi badashaka kumbona, irambona. Hari imirimo myiza uzakora abandi be kuyibona kuko batayibonye cyangwa badashaka no kuyibona, ariko Imana ivuge ngo yes, nakubonye. Nakubonye. Imana yirase Yobu iravuga ngo wamubonye Yobu, umugaragu wanjye ukiranuka muri byose. Imana ijya yirata abantu bayo kuko ni Imana ireba. Hari igihe uzajya ahantu wibwire ko nta muntu ukuzi, ukorere y'ibyaha wibwire ko abantu batakubona, ariko Imana yacu ni Imana ireba. Biturinda ibyaha. Icya kabiri, biturinda guhangayika, kandi mu buzima biturinda kujarajara, kuko iyi Imana yamurebye niyo yamubwiye ngo subira iyo wavuye, usubire kwa Sarayi, wemere gukora ibyo akubwira. Haleluya. Imana ireba. Jehova Rahayiruyi, Imana ihora itubona. Hari korasi twajyaga turirimba kera ngo Imana yacu si impumyi, irareba. Imana yacu si impumyi, irareba. Irareba ibibazo byacu byose irabireba. Imana yacu si impumyi, irareba. Irareba ubukene bwawe, irabureba. Imana yacu si impumyi, irareba. Irareba uburwayi bwawe, ntabwo irabureba. Imana yacu si impumyi, irabireba. Iyi Mana yacu ni Imana ireba. Iyi Mana yacu ni Imana yumva. Iyi Mana yacu ni Imana ikureba ikakwibutsa ko ikuzi. Ni Imana ikureba ikaguha amasezerano, kuko yaramubwiye ngo subirayo kandi nzaguha umugisha. Nawe mwene data urimo kumva ubutumwa, izera Imana niyo izaguha umugisha. Izera Imana niyo izakemura ikibazo cyawe. Niyo waba ugeze ahakomeye cyane, izera Imana, usenga Imana kuko ni Imana yumva. Wizera Imana kandi uyizere kuko ni Imana ireba. Bikurinde ibyaha kuko Imana ikureba. Bikurinde guhangayika kuko Imana ikureba. Bikurinde kujarajara kuko Imana ikuyobora. Ni Imana ireba, ni Imana yumva. Imana ibahe umugisha. Dufatanye dusenga Imana. Turagushimye Mana yacu. Umuja Hagari, Aburahamu na Sara bamugirira nabi kandi bamufiteho ubutware bwose ntacyo ashobora gukora. Arongo atabishaka, atwaye inda bamwirukanye, nta kundi ashobora kugenza kuko abamutegeka ari bamufiteho ubutware nibo bamwirukanye. Ariko umukurikiraho agenda, uramubona ava mu rugo, uramubona agenda, uramubona yinjira mu butayu, uramubona yihebye, uramubona arira, uramubona ahetse amaboko. Ariko urangije uravuga ngo Hagari, hindukira usubire iyo wavuye kuko nzaguha umugisha. Uri Imana ireba, uri Imana yumva, uri Imana iduhozaho amaso, uri Imana imenya ibibazo byacu, uri Imana imenya ingorane zacu, uri Imana ihora yiteguye gutabara. Uyu mugoroba Mwami Imana yacu, wumve gusenga dusengera abantu bose. Hari ibyifuzo byinshi byashyizwe imbere yawe. Hari ibyifuzo by'uburwayi, hari ibyifuzo by'ubugumba, hari ibyifuzo by'ubukene, hari ibyifuzo Mwami Imana yacu. Ubirebe, ubyitegereze ibyo byifuzo byose uko bingana. Buri cyifuzo cyose cyashyizwe imbere yawe. Umugaragu wawe Maraki yaranditse aravuga ngo abakwizera ngo bakakubaha, ngo bajyaga baganira, ngo nawe ugategeka, ngo ibitabo by'urwibutso bikandikwa. Andika ibyifuzo byose ubwoko bwawe burimo gutanga muri iyi minsi. Andika ibyifuzo byose barimo kuzamurira imbere yawe. Wandikemo ibyifuzo by'abafite ikibazo cy'ubukene, wandikemo ibyifuzo by'abafite ikibazo cy'ubushomeri, wandikemo icyifuzo cy'abafite ikibazo cy'ubugumba, wandikemo ibyifuzo cy'abafite ibibazo by'uburwayi, wandikemo ibyifuzo by'abafite ibibazo by'akazi, wandikemo ibyifuzo by'abafite ibibazo by'akarengane, wandikemo ibyifuzo by'abafite ibibazo by'ababanga n'abafitiye amashyari n'abandi bose. N'ibyifuzo byose bizaza imbere yawe. Mwami Imana ubyandike kandi ubisubize. Umugaragu wawe Eli yigeze kubwira Hana arimo gusenga, aravuga ngo genda Uwiteka gukorera ibyo wasabye. Nawe nanjye mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo ndasengera abantu bose bakuzana ibyifuzo byabo. Ndavuze ngo nk'umukozi wawe ubaha ibyo basabye. Ibyo ndabibasabiye, ibyo ndabibingingiye, imbaraga zawe zimanukire kubikora. Wumve gusenga dusenga muri iyi minsi 40. Mwami Imana yacu, turasengera itorero ryawe. Umugaragu wawe kukigeze kugusenga aravuga ngo Mwami Imana muri iyi minsi uhembura umurimo wawe, ngo unyereke uhembutse. Natwe turasenga Mana ngo uhembura umurimo wawe,
utugendere ruhembure umurimo wawe, utugendere udukorere ibitangaza, utugendere byose ubihindure bishya, kuko uri Imana ishobora byose. Wumve gusenga tugusenga uyu munsi, wumve kwinginga tukwinginga, utugenderere Imana, ugenderere abarimo kugutakira, ubagenderere mu ngo zabo, ubagenderere ku giti cyabo bagenda mu nzira, utugendere twese nk'itorero. Ntabwo dusengera iyi paruwasi ya Remera gusa, turasengera amatorero yose yitiriwe izina ryawe muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Reka imbaraga z'umwuka zimanuke, reka muri iyi minsi umugaragu wahigeze kuvuga ngo icyaha mugasatura ijuru ukamanuka, natwe turagusenze ngo usature ijuru umanuke, imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Wumve gusenga tugusenga, wumve kwinginga tukwinginga, wumve gusaba tugusabye, kandi uha ubwoko bwawe umugisha. Kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, dusoza iri teraniro ry'uyu munsi, nongeye gusenga ngo reka imbaraga zawe zimanuke, umugisha utanga ukwire ku bantu bawe, umugisha utanga urenzeho twebwe twasaba, umugisha utanga urenzeho twebwe twavuga, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Umwana, umugisha w'Imana Umwuka Wera umanukire ku bwoko bwawe. Kandi twese uko tungana tuvuge ngo Uwiteka uhimbazwe, kuko uri Imana yumva, kuko uri Imana ireba. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane Pastor, Imana imuhe umugisha. Reka ngusabe aho uri mu rugo iwanyu cyangwa se iwawe, wicaye muri salo cyangwa se mu cyumba, ubu butumwa ubwandike ku nkingi z'umutima wawe. Twizeye Imana ireba, twizeye Imana ikora, twizeye Imana ihindura imigambi. Nibura iri joro cyangwa se iki gitondo cyangwa uyu munsi, bitewe n'aho uri, usigarane iri zina Jehova Rahayiroyi, Imana itureba. Turi mu bibazo nk'uko yabivuze, turi mu byiza, aho tugenda hose Imana twizeye ni Imana itureba. Umuririmbyi umwe niwe waririmbye aravuga ngo Imana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, Imana dusenga irakomeye. Imana dusenga irakomeye, ni Imana ireba. Imana imuhe umugisha umushumba wacu yakoze. Reka rero uyu mwanya twakire mwarimu Obedi atugezeho amatangazo ahari, ariko mbere y'uko aza ngira ngo baberetse kode dukoresha dutura. Abari kuri Zoom, abari kuri YouTube, murayibona aho ngaho imbere, bamaze kuyishyiraho. Niyo dukoresha dutura, kandi nk'uko mwigeze kubibona mu matangazo ya mbere tutaratangira 40, mu itangazo umushumba yanditse atubwira uburyo tuzakora muri 40, yongeyemo ko tugomba kwirekura mu maturo, kuko hari ibikorwa byinshi bya paruwase dushaka kuzarangiza muri iyi minsi, bikazarangirana na 40 nabyo bigiye ku ruhande. Ngo rero nutura byo wongera ubizirikane yuko hari ibikorwa bya paruwase bikeneye ubushobozi burenze ubwo dufite uyu munsi, kugira ngo bizagende neza. Hanyuma nibamara gufungura neza twese twaje, tuzasanga hano kuri paruwase harahindutse kandi hasa neza. Imana ibahe umugisha. Reka twakire mwarimu Obedi atugezeho ayo matangazo, anadusoreze iyi gahunda nk'uko bisanzwe. Imana imuhe umugisha. Umuyobozi wa gahunda yakoze, Imana imuhe umugisha. Kandi dushimiye Imana kubw'ubutumwa bwiza utambutse uyu mugoroba. Kandi mwese hamwe turabashimira kubw'aya materaniro, ariko cyane cyane turisegura ku bantu barimo bakoresha YouTube ko batumvaga amajwi neza. Ejo tuzagerageza kubikemura, mutwihanganire. Hanyuma ndashaka kubibutsa platforms dukoresha. Turakoresha YouTube, turakoresha Zoom ndetse na WhatsApp. Hanyuma amateraniro atangira saa 12, saa 12 n'iminota 10 biba ari ukwinjira, abinjira kuri Zoom ndetse n'abajya kuri YouTube. Hanyuma saa 12 n'iminota 10 kugeza n'igice tuba turimo dusenga, saa 12 n'igice
twumva ijambo ry'Imana, hanyuma saa moya turasenga dusoza tukabaha amatangazo. Hanyuma mu gitondo saa 9 cyangwa se saa 10 tuha gahunda y'umunsi ndetse n'isengesho ry'umunsi. Kandi turaboneraho kubibutsa ko imbuga duhuriraho za WhatsApp turabasaba muri iyi minsi 40 kutanyuzaho ibintu byose bibonetse kugira ngo tube mu mwuka umwe w'amasengesho y'iminsi 40. Kandi abazajya bagira ikibazo, waba ukeneye kubaza cyangwa se ukeneye ubundi bufasha, ushobora guca kuri nimero 0783 33 38 71 turaza kuyishyiraho hanyuma ugafashwa. Hanyuma ibyifuzo, hano urusengero hari igiseke nk'uko bisanzwe, ababona uburyo bwo kugenda mwajya muhaca mukabishyiramo kugira dufatanye kubisengera, ariko abatabona uburyo nabo turabiseguraho ko ejo tuzabaha nimero ya WhatsApp muzabinyuzaho kugira ngo dufatanye. Mube mubitekerezaho hanyuma mubishyire ku murongo ejo nk'uko twabibasezeranije tuzabaha iyo nimero. Ndagira ngo rero hanyuma dusoze tuvuga ngo Imana ikomeze ibane namwe, kandi turabatera imbaraga kugira ngo mukomeze mube mu mwuka wo gusenga. Imana ibahe umugisha, ugire umugoroba mwiza.